bishobora kukubaho ku munsi umwe ubyuka mu gitondo ugakaraba ukambara neza ugasohoka iwawe ugatega bisi ufite aho ugiye, ariko muri iyo bisi ugahuriramo n'umukobwa cyangwa se umusore mukabonana ku nshuro ya mbere, mukaganira, mugahererekanya nimero za telefoni, mugatangira kujya muvugana, mukamenyana, bikazarangira mushyingiranywe mukazabana karamata. Birashoboka kandi ko mu nzira urimo ugenda ushobora kunyura munsi y'igiti, ishami ryacyo rigahanuka rikakwitura mu mutwe rikagukomeretsa, bakakwihutana kwa muganga. Wagera mu cyumba cy'indembe ukahurira n'undi murwayi w'umukobwa cyangwa se w'umuhungu, mukamenyana, mugakundana, mukazashyingiranwa. Gusa nanone birashoboka ko iryo shami ry'igiti ryagukomeretsa bakakujyana kwa muganga. Mu kukuvura abaganga bakagusangamo kanseri y'ubwonko, ugatangira imiti, ubwo bikarangira ukize byose byarahereye ku ishami ry'igiti ryagukomerekeje mu mutwe. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Ibi bintu byose mvuze bishobora kukubaho ni impurirane zizana cyangwa bizatubaho byose muri ubu buzima biba bifite aho byanditse n'inzira bizanyuramo ndetse n'igihe bizatuberaho. Ibintu bitugwirira bikaza bikabaho utabigizemo uruhare, utazi impamvu bibayeho, rimwe na rimwe bikaba guhurirana kw'ibintu icyarimwe, ni amahirwe bikaba n'ibyago. Mu Gifaransa babyita le hasard. Abazi bya siyanse by'umwihariko imibare bavuga ko amahirwe n'ibyago bitabaho, ahubwo buri kintu kigira impamvu, kandi ushobora gusobanura intambwe ku yindi uko kibaho. No kunaga igiceri mu kirere kikamanuka kikaraga, ushobora kugena aho kiri bugwe kireba, niba ari ku kirangantego cyangwa se niba ari ku mubare. Hanyuma ibirebana n'ubutabera karemano, ibyo bita karma. Umuntu wagiriye abandi nabi bikarangira nawe ahuye n'ibyago bikomeye, bakavuga ko Imana imuhannye cyangwa se ko isi mwituye nabi yagize. Nibyo koko umuntu mubi ubana n'abandi nabi birangira ahuye n'akaga muri ubu buzima, akishyura ya nabi. Bigenda bite? Twese uko twakabaye, ibintu byose bitubaho tutari tubyiteze bidutera ubwoba bitewe n'uko biba bivuye mu mubare w'ibyo dushobora kugenzura no kugena. Cyari yojyaga kuzerera cyangwa se wakoze irindi kosa, iyo umubyeyi yagutonganyaga wagerekeranyaga intoki musumba zose ukayigereka kuri mukubita rukoko ngo ubwo wamuzinze ntabwo ari bugukubite. Iyo atagukubitaga wahitaga wumva ko ibyo bintu bikora. Cyangwa wakora ikosa ugataha washyize mu mufuko akantu bitaga nyiramudakubitwa ngo ako karatuma umubyeyi atagukubita. Ibi bintu birakora. Umunyabugenge Albert Einstein yigeze kuvuga ko Imana itagikorera ku mahirwe cyangwa impanuka. Kuri we nta kintu na kimwe kiba ku isi mu buryo bw'impanuka, ahubwo ibiri ku isi byose ndetse n'ibiba ku isi byose wabisobanura mu buryo bw'imibare, ku buryo buri kintu kigaragaza inzira kinyuramo ngo kibeho. Niba ibi ari uko bimeze, niba buri kintu ushobora gusobanura inzira kinyuramo ngo kibeho, ubwo dushobora kumenya ibizaba mu bihe biri imbere. Tubahe ikaze muri iki kiganiro.